Hello, muraho, ndabashuhuje amara Imana abane namwe. Nimba ari ubwa mbere kuri channel iwacu bikora bite? Ikaze turabashuhuje aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye, yaba ari mu Rwanda, yaba ari Burundi, Uganda na Congo n'abandi bose mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye mwumva Ikinyarwanda. Mikaze kuri channel yacu bikora biti. Channel yacu bikora biti rero ni channel twiga ibimera bitandukanye biba mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho ushobora kubona icyatsi runaka warakibonye kuri channel yari yose ugahita ariko iki cyatsi hari amakuru nyifiteho, tukabasha kubungabunga ibimera by'iwacu twivura cyangwa dufashishamo n'abandi, twafasha amatungo, twafasha imirima, mbese imirimo yacu ya buri munsi yaduha umukati. Rero nuko bimeze twigira ibimera by'iwacu kuri channel yacu bikora biti. Rero uyu munsi tuje kwiga ku bintu bijyanye n'insina. Insina ziri amoko menshi, hari insina z'ibitoki zikamwa tunywamo imitobe, hakabaho n'izindi zibamo izo nzoga, hakabamo n'izindi z'imineke, hakabamo n'iziribwa, hakabamo n'izindi rero bakaranga mu mavuta ariwo bita umushaba. Ariko umushaba tuzawigaho nawe rero twitonze, tumenye agaciro k'umushaba. Kino gihe rero turimo turiga ku kintu bita insina, iyi ngiyi ya kinyarwanda bita inkashi. Inkashi imara iki mu buzima bwacu? Rero inkashi ni umuti ukomeye mu buzima, ni umuti ukomeye, mbese sinzi uko nabibabwira ariko kurikire video ni uburyo tuganira uburyo butandukanye, ariko namwe mujye mutubwira ese iwanyu bikora bite rero kuri ibintu bijyanye n'ibimera by'iwacu. Insina y'inkashi rero nanjye sinari mbizi rero, ariko namenye agaciro kazo cyangwa izi nsina tubona. Rero hariho abantu bakunda kumbaza ngo muganga ngo kino cyatsi, abantu benshi bashyizeho comment kuri ya mvura idahita, ngo ntabwo ari imvura idahita, ngo imanika akaguru, ngo rindi ngo igicubya ngo yego rero abandi bakita ngo ni rengarenga, ariko inama zanyu ziratwubaka natwe. Murakora cyane, ndabashimiye muba mukurikirana ibiganiro byacu. Rero Imana ikomeze ibagure muri byose. Rero ibimera by'iwacu bifite umumaro mwinshi pe, umumaro mwinshi nako tutazi, ariko bike tuzi tujye tubisangira kugira ngo dukomeze twigire ibimera by'iwacu. Rero hari abantu bakunda kuvuga ngo ibi bimera ngo ntibikora, ngo ni ubutubuzi. Ubundi wewe uvuga ngo ni ubutubuzi uzi iki ngo tukwigireho? Nimba ari ufite icyo umuntu azi akagisangiza abandi, hari impamvu. Buriya nkunda kureba filime rimwe na rimwe, ariko icyo mba nkeneye mba nshaka kumenya ese icyo umuntu yashatse kwigishamo muri iyo filime ni iki cyakubaka sosiyete. Akenshi rero mujye mukurikirana ese uyu muntu ashatse kwigisha iki, ubundi nko kugira ngo manze kubona ngo n'ubutubuzi, ngo ntibikora, ngo n'uburozi, ubundi uzi iki ubundi mu by'ukuri. Ariko abantu mukunda ibimera, Imana ibarinde kandi bagure muri byose. Imiyaga n'imishuheri, Mesi yarambitse ukuboko kwayo, imiyaga n'imiraba aho biri hose biragute birahunga. Rero insina tugiye kuza twigire, turimo twiga ariko tunaganira. Insina umumaro wa mbere tugiye guhera ku mutobe w'insina umara iki mu buzima bwacu bwa sosiyete. Umutobe w'insina ku bantu, duhere ku bagabo no ku bana. Ku bana, abantu bagira kwa kuntu ufite nk'umwana akagira ubwenge bwinshi mu ishuri, akaba ari wa mwana w'umuhanga, ariko uko iminsi yicuma ukabona ntashaka kujya ku ishuri,
ukabona ntago mbese afite intege nkeya kandi n'amanota yari gusubira inyuma. Ukuntu wabigenza rero, uragenda ugafata umutobe w'umwikamire mwiza wa wundi bita umuhama. Umuhama uraryoha mwa bantu. Umuhama nurangiza kuwufata ugende uwuteke neza, nurangiza wa mwana ujye umuha agatasi mu gitondo na nimugoroba. Uko ugenda ukamuha iminsi igenda yicuma, ugatangira kuzana imbaraga na bwa bwenge bagiye bamwabura bukagera gute bukagenda bugaruka. Ushobora no gufata uwo muhama warangiza ukongeramo icyo bita urugarura. Urugarura ni iki ku nsina rero? Kurugarura ni ikirere ukagitwika, wamara kugitwika ukacyongera muri wa mutobe wa mwana agakaraba, ukavanga n'andi mazi menshi akaraba nta kibazo. Nicyo bita urugarura. Ariko urugarura ruri amoko abiri. Hari urwo nigishije naraberetse ariko nuko mutamwe ntabwo rugaragara neza, ariko nzabashaka agafoto karwo rugaragara. Hakabaho n'uru rugarura rundi ruba ruri ku nsina, rugarura kwa kundi baba babuye umuntu cyangwa umuntu wagiye. Nabyo nzabwira uburyo wenda warukoresha umuntu wawe nawe akabasha kujya gute kugaruka. Icya mbere ni ukwihangana. Kwihangana nicyo cya mbere. Ibintu ntukabifate ngo ni nka magic cyangwa magi. Senga nurangiza wivuze, wihangane. Kwihangana biranesha, kwihangana ugera kure. Abo bana rero bagiye babura muri ubwo buryo, nabyo biragerageza. Ariko nimba utabona umuhama uba mu mujyi cyangwa mu mahanga, hari ibintu nabonye mu gatabo ka muzehe mfite hano. Iyo umwana nk'uwo nguwo ubwenge bwagiye, ushobora gufata ibintu biri hano. Fata icyo bita sezame, ugateranyaho uburo, ugashyiraho ibigori, ugashyiraho amasaka. Ibyo rero byose ukabimigisinga bikaba imvange, ukajya umutekera mu cyayi akajya anywaho. Ubu ni kuri ba bana basubiye inyuma mu bwenge, ariko nugira amanota makeya nawe wamufasha. Nawe muntu mukuru ukunda kwibagirwa, nawe byagufasha. Umutobe w'umuhama utuma abantu batibagirwa. Kwibagirwa cyangwa kumva mu mutwe ibintu birimo birahuha, birimo biragenda. Uzakoreshe uwo muti. Umutobe tugarutse ku bagabo. Abagabo bakunda kugira intege nkeya mu kwirwanaho nyine cyangwa mu kubaka urugo. Ufata umutobe w'umuhama nicyo bita ubuyugira. Ubuyugira rero bimaze kubivangamo ukanywa agatasi kamwe konyine, nubwo wanywa igikombe nta kibazo, n'ubundi uba wubaka umubiri. Icyo gihe ugira icyo bita pawa. Irakura ikabyibuha, ikaba ifite imbaraga rwose, ku buryo nyine ibintu byawe bicamo neza. Umutobe w'umuhama uvura ibyo bintu byo gucika intege ku bagabo. Ariko intege tuvuga atari kwa kundi wagiye gusambana, wagerayo umugore runaka cyangwa umukobwa akakwishimira, yarangiza akagufatira, akaba ari wowe wenyine nyine uzajya ujya gusambana nawe cyangwa kwirwanaho. Kuko abo ngabo ntibarimo, ni ba bandi bacika intege ibyo ngibyo bitabayeho, cyangwa igihe yagiye kubikora akumva umugongo harimo akantu kameze nk'agasonga gato kinjiyemo. Uyu muti rero uragerageza ukabikora, kuko nabonye ari mwiza ku bantu bafite icyo kibazo. Umutobe rero ku bantu bakunda kurwara amibe, iyo uvanzemo n'imiti ya amibe, icyo gihe iranasohoka mbese wumva buri kimwe cyose kirasohoka cy'ibyo bintu baba barakuvangiye. Rero umuti wa amibe ubishaka azambwire nawe tuzawukore. Rero dukomeze twige
Uyu mutobe uvura icyo bita isereri. Abantu bakunda kurwara amasereri y'iki gihe, kino gihe hari indwara y'isereri cyane pe, ariko uriya mutobe w'umuhama nabonye ugerageza ari mwiza, atari wa mutobe ugiye ukavangamo amazi, wa wundi ukama neza ukavamo aricyo bita umuhama. Dukomeje rero icyo bita amashwangara, ariko tutari twajya ku mashwangara tujye ku muneke. Umuneke ari wo wose noneho, umuneke ukunda kuvura ba bantu bakunda kugira amenyo ahongoka cyangwa amenyo acikagurika, cyangwa abandi bagira uburibwe bw'amenyo, b'abantu bakunda gukuragura amenyo cyane. Uragenda ugafata igishishwa cy'umuneke ukasa nk'ugira kwa kundi nimara kugitonora, wamara kugitonora bwa bundi buza ku gishishwa cy'umuneke mo imbere, ariko wagitonora ugasa nk'aho ufata icyuma ukabuhanagura. Wamara kubuhanagura rero ukagenda ugashaka icyo bita igishishwa cy'umwembe nka santimetero nka 10, wangiza ukagisekura ukavangiramo ibyo ngibyo. Wamara kubivangiramo ugasa nk'uyungurura, ariko ugateka ikiyiko kimwe cyangwa 2, 3 by'amazi kugira ngo uyungurure ubonemo akayiko kamwe. Ukakamuriramo indimu, wamara gukamuriramo indimu ukagenda ugafata korogati nawe ugashiramo, ukajya ukuba ya menyo akunda gushirira, ya menyo yandi woza akanga gucya, ya menyo akunda gukuragurika. Ibyo byose bikura izo mikorobe mu menyo. Ni ku muneke. Ku muneke rero nawo utera imbaraga ku bantu b'abagabo cyane cyane, ko ku muneke wa kamarasenge. Buno bumuneke bwa kamarasenge 2, 3 uwo munsi urabasha kwirwanaho kuri ba bandi bacika intege, nawo ni mwiza. Kandi umuneke uvura n'izindi ndwara mbi zose ziba zaratewe n'ibyo turya cyangwa ibyo tunywa. N'abantu bakunda kurwara bino bintu bimeze nka kiriya kintu gikunda guhuma nk'umuntu ngo bubu, nacyo ku mineke kiragerageza. Abantu rero bakunda channel yacu bikora bite? Nimba ari ubwa mbere ujye udukurikirana rero. Ku nsina ifite ibintu byinshi. Iki ni igice cya mbere, tuzakora ibice bigeze muri 5 cyangwa 4 tuvuga uburyo bibyirukana imyuka mibi, b'abantu bahwera, b'abantu usanga ibintu byaracangacanze ntibamenye biva n'iyo bigana. Tuzakomeza tubivugeho. Imana ibarinde.